Dutangiranye hano n'umukobwa yari afite imashini zimwe zikata ibyatsi arimo kwigera mugenzi we. Bigaragara ko uyu mukobwa ibyo yari ari gukora yari abyishimiye. Undi nawe amubwira atari kuri kumura iki, ndakwinginze rwose mbabarira. Ubwo uyu mukobwa yari ari kuguma azamuka, kumba hari kujya hari igisanduku cyari kiri aho ngaho inyuma ye. Undi nawe yakomeje amugira cya kimashini ku ijosi. Ubwo umukobwa kubera ubwoba yarahanutse akubita umutwe kuri cya gisanduku abaguyemo hasi. Ubwo umukobwa wari urimo kubimukora, kumbe hafi aho ngaho hari umusore uri kubyitegereza byose. Umukobwa uri hano arangije avuga ati Paula we, ibintu byose bikurangiriyeho pe, nizere ko birangiriye aha ngaha, namwe mukurikira akantu ku kandi mutaza gucikwa. Ubwo umukobwa yabonye mugenzi we aguye muri icyo gisanduku, aravuga ati Paula we, ariko ntukikunde. Bigaragara ko uyu mukobwa uguyemo hano yitwa Paula. Araje amubwira ati ntukikunde, n'ukuri ibyawe birangiriye aha kubera kwikunda kwawe pe. Kumba aho ngaho hari hashyinguye n'abandi bantu benshi. Umukobwa arangije aravuga ati noneho ibibazo byose byari bihari ndabikemuye pe. Ahita afata umusaraba ashinga aho ngaho yari amaze kumushyingura, kugira ngo abantu nibanaza bazagire ngo ni umuntu wapfuye bashyinguyemo. Namwe murebe ukuntu habaho abantu b'abagome. Afasha umukobwa amushyingura ari muzima, kandi urabona ko yishimiye rwose ntacyo bimubwiye. Uwo mukobwa yaravuze ati aya mabuye rwose ubu ngubu ngiye kuyakoresha ibyo nshaka, ngiye kugenda mba umukire njyenyine nawe mbisangiye nawe. Bigaragara ko aba bakobwa bombi bari gupfa amabuye y'agaciro. Umukobwa yaravuze ati wa mukobwa rwose ibyawe birangiriye aha. Kumva uko yabikoraga, hafi aho hari umusore witegerezaga byose. Yahise aza yirukanka atangira gutabura wa mukobwa bari bashyinguye ari muzima ngo arebe ko asanga nta kibazo yagize. Ubwo yagize vuba vuba, namwe murabizi utinze rwose kumukuramo wasanga yaheze umwuka. Yamukuye hitaka vuba vuba, ahera kuryo hejuru kuko ryari rikeya, kugira ngo arebe nibura ko yamutabara. Ubwo umusore nawe yabigize vuba vuba avuga ati wa mukobwa ndakwinginze rwose ntupfe, ndakwinginze Paula we, ntupfe rwose ndakwinginze. Ubwo umusore yagize vuba vuba, bigaragara ko uyu musore nawe aba bakobwa bomba bazi. Yahise afungura cya gisanduku cyari kirimo wa mukobwa, arebye asanga umukobwa arimo. Yari yahwereye gusa ntabwo yari yapfuye. Arangije aravuga ati wa mukobwa nizere ko utapfuye rwose. Amutega urutoki ku mazuru yumva ari guhumeka. Bigaragara ko ari uko yari yakubise umutwe kuri iki cyuma, naho ubundi nta kindi kibazo yari yagize. Umukobwa yahagurutse ari kuzengera aravuga ati se kandi noneho byagenze bite? Arangije aravuga ati ye none se ya mabuye yayatwaye? Ati sinabyizera ko yanwariye amabuye pe. Umukobwa uri hano bigaragara ko urawa mutabyemo hano ari amabuye y'agaciro yari afite yaraye uyu mukobwa. Umukobwa arangije abwira umusore ati ndakwinginze musaza wanjye mfasha. Uyu musore uri hano bigaragara ko ari musaza w'uyu mukobwa. Arangije aravuga ati Paula nta mpamvu yo kugira ikibazo, ndabizi ubu ngubu ntago ararenga mu rugo, twiruke turamusanga akiri mu rugo. Ubwo umukobwa yavuyemo hano yirukanka bajye gutangira uriya mugenzi wabo batwariye amabuye y'agaciro badasanga yayakomejanyije. Ngo barakwereka hano hari umukecuru. Arangije aravuga ati se none kandi ko mbona uri wenyine umukobwa wanjye Paula ari? Umukobwa uri hano arangije aravuga ati mama wimbaza ibintu byinshi rwose Paula, meruka ari kumugeza ari gushaka amabuye, niba umugezi wanamutembanye ibyo simbizi, gusa njyewe ayo nabonye aramagije, niyo mpamvu ngiye kuva hano nkagenda, nzajya mbohereza utuntu two kurya n'utundi rwose ntimugire ikibazo. Ikiri hano cyo aba bakobwa bombuka ari babiri ndetse n'uriya muhungu baravukana. Uyu ni mama wabo. Mama wabo niwe uba yabatumye gucukura ari amabuye y'agaciro baba bagiye gushaka ari ku mugezi. Uyu mukobwa arangije aravuga ati mama we ntugire ikibazo, ngenda nzajya mwohereza ibyo kurya, kandi Paula nimumubona rwose muzamenyeshe. Kumva icyo umukecuru atazi nuko uyu mukobwa uri hano yashyinguye uwo bavukana. Umukobwa arangije aravuga ati ariko mama ukomeza kumbaza Paula wowe ufite ikihe kibazo? Ubwo niba hararaza kuza ahubwo reka njye utanyicira urugendo kangende rwose ntungireho ikibazo. Ubwo umukecuru yarikanze aravuga ati ariko mwana wanjye kukomeza kuntera ubwoba rwose kutambwira aho umukobwa wanjye ari. Ati Paula rero ntago nzibye, niba yanapfuye simbizi, gusa ntawe nigeze mbona ku mugezi, kandi urabizi ko nta handi hantu rwose azi. Gusa n'ubundi uyu mukobwa arabizi ko yamaze kumwica, usibye ko atapfuye bamutabaye. Umukecuru yasigaye hano ari kurera aravuga ati rwose mwana wanjye nibiki byabaye ko udashaka kumbwira aho umukobwa wanjye yagiye koko? Umukecuru uri hano yasigaye rero avuga ati mwana wanjye rwose reka nizere ko ari muzima nta cyamubayeho. Barakwereka umukecuru akiri aho. Paula yahise aza ari kwiruka aravuga ati mama humura rwose ndahari, kubera icyo urimo kurira? Ubwo na musaza w'uyu mukobwa yahise aza. Umukecuru arangije arababwira ati rwose mbonye mukuru wawe avuye hano
agiye afite ibintu by'amabaga ndetse yambaye neza, bigaragara nk'aho atagiye hano hafi. Umwana arangije aramubwira ati mama, nacukuye amabuye menshi, arangije arayanyiba ndetse yashatse no kunyica. Ayo mabuye niyo ashaka gucikana ngo ave hano dusige twenyine. Umusaza w'umukobwa arangije avuga ati sinatuma ibyo biba, sinatuma uriya mukobwa agenda gake wenyine, kandi twese twari tugiye kuva muri ubu bukene, muze tumwirukankeho tumutangire. Ngo umukobwa yarakomeje ahumuriza mama ati mama humura rwose. Umukecuru arangije avuga ati bana banjye mugende mu murebe, gusa dore akabaga yari afite yakibagiriwe hariya kwira myenda. Ubwo umusore uri hano nawe yarakomeje aritegereza. Umukobwa arangije avuga ati tugende tumurebe koko we. Gusa bitegereje ku kabaga kari hano, wa mukobwa niho yari yibagiriwe akabaga karimo ya mabuye. Baravuga ati se kandi none uyu mukobwa yatwaye iki ko mbona akabaga karimo amabuye yakibagiriwe? Umukobwa nawe yafashe imyenda, yafata n'utundi tuntu twakeneye, ari kugenda mu muhanda yivugisha ati ubungubu noneho ngiye gukira, nta kintu na kimwe kimbangamiye. Yibutse neza aravuga ati ariko uziko nateruye ibindi bintu byose, amabuye yanjye nari ngiye gucuruza mu mujyi nkaba nayataye mu rugo, ese ubu koko kuki mbyibagiwe? Arangije aravuga ati reka nsubireyo vuba vuba ndebe nasanga hari n'uwagizwe icyo yatwara. Umukobwa yasubiye iwabo vuba vuba, ubona ko mu rugo rw'iwabo ari abantu bakennye cyane rwose. Yasubiye iwabo vuba vuba yiyumvishaga ko ari umukecuru uriyo wenyine, icyo atazi nuko na wa mukobwa yashyinguye ari muzima. Avuye iwabo yashatse yabuze, yarasohotse abakubitanya na mama we ndetse na wa mukobwa Paula yasize ashyinguye. Paula arangije aramubaza ati se none iki ni kiri gushaka, ese ko wari wayanyibye ko utayatwaye? Mukuru arangije aramubwira ati wa gakobwa we, ubundi wavuye hariya ute gute wazutse? Umukecuru arangije arikangatiye, abana banjye uzi ko barakaye we. Paula arangije aramubwira ati wa mukobwa rwose warangiritse mu mutwe wawe, ese nureba n'uburyo na mama arwaye nta nubwo ari kugira impuhwe ngo tube twajya no kumuvuza? Mukuru wa Paula arangije ahita amwaka yamabuye ati zana hano vuba vuba, ubu ni ubutunzi bwanjye. Umukecuru arangije aravuga ati bana banjye ndabinginze mureke kurwana pe. Umukobwa uri hano arangije aravuga ati se ubundi mama uri kuvuga iki ko yanga ku gakobwa karakuroze? Igihe cyose ni kuba witayeho, njye nta na rimwe uba unyitayeho. Ati mama amabuye yanjye nigendere. Ubwo bakiri aho, musaza wa mukobwa yari yagiye guhamagara abashinzwe umutekano wo mu mudugudu w'iwabo. Arangije aravuga ati icyo gikobwa mugifate mujye kugifunga, nta mutima kigira, ngiye namwiboneye ari kwica mushiki wanjye uyu nguyu, kandi bose tuvukana. Ubwo umusore yahita atangira kubabwira uko byatangiye. Barakwereka bari hano bari gucukura. Mukuru wa Paula arimo kubwira Paula ati ngiye ibintu tuba turimo ndabirambiwe, igihe twagahigiye muri aya mazi nta mabuye y'agaciro abamo pe. Paula arangije aramubwira ati se none twabireka tugakora iki ko twavutse ababyeyi bacu babikora, natwe tugakora ari byo dukora? Umukobwa arangije aramubwira ati ariko Paula wemba mbona unabyishimiye pe, ntabwo ushaka kujya mu mujyi ngo urebe ibyiza biriyo? Ese urumva tuzaguma muri iki cyaro ngo turi guhiga amabuye tutigeze tubona? Amabuye ababyeyi bacu batabonye twe tuzayakura hehe koko? Umukobwa uri hano we yari umunebwe yicariye adashaka kujya mu kazi ngo ahiga amabuye nk'abandi. Paula arangije aramubwira ati ariko ngiye nguma kwizera, guma ku masezerano ya data niwe watubwiye ko mo hano haba amabuye y'agaciro, rero ntabwo tugomba kubicikaho, tugomba gukomeza tugashakisha. Ubwo mukuru we yahise amubwira ati ngiye kamusige nigendere, muri iyi minsi mfite gahunda zo kuva muri iki cyaro nkabasiga mwenyine. Paula yarakomeje arashakisha, ntiyacika intege. Muri ako kanya yahise abona amabuye ya zahabu manini kandi menshi cyane. Aya mabuye Paula yari abonye yagukiza ku buryo mu buzima bwawe n'abazagukomokaho batakigira bahura n'ubukene na buke. Ubwo Paula byaramurenze aravuga ati mana yanjye ntibishoboka pe. Ati muri aka kanya tukibivuga mise nyabona. Ubwo yahise yakoza mu mazi arayoza, yari amabuye ya zahabu manini cyane. Umukobwa ibyishimo byaramurenze abura uko yifata. Umusaza waho yari ari hirya yarabibonye aravuga ati mana yanjye ubukene bwacu burashize pe. Ati Imana ishimwe rwose, ati nyuma na nyuma ndakeka tubigezeho. Umusore nawe yarishimye atangira guserebura, ahita ajugunya n'ikintu yashakishaga hasi. Ubwo mukuru wa Paula aho yari ageze ababwira ko yigiriye mu mujyi, ntiyari yakavuye aho ngaho. Aravuga ati ka gakobwa nyuma na nyuma kabiguyeho sha. Ati intsinzi igomba kuba iyanjye jyenyine, nta wundi muntu ugomba kuyimenya. Gusa uyu mukuru wa Paula ntiyari azi ko musaza wabo nawe ari hirya ari kubareba. Ubwo Paula yaje yirukanga n'ibyishimo byinshi, ahita abwira mukuru we ati nyuma na nyuma turakize. Ati dore ngibi ibyo nakubwiraga. Mukuru warangije ahita yamwaka yose, aravuga ati yo mbega ibyishimo sinabyiyumvisha n'ukuri.
gusa mu kuyamwaka yahise ayashyira mu mufuka. Mukurikira ukuntu byagenze. Arangije aramubwira ati wa gakobwa we rero, n'ubundi we wari ugifite umuhate wo gushakisha, genda ukomeze ushakishe, aya ni ayanjye ngewe wari ufite gahunda yo kujya mu mujyi ndayajyanye. Umukobwa arangije avuga ati no, ibyo bintu ntiwabinkora mukuru wanjye, ati nzanira amabuye rwose, ati reka ngende njye kubibwira mama ndetse n'abakuru b'umudugudu wacu, namwe murabiza ibyo mu cyaro. Ubwo mukuru wa Paula yahise yatsa imashini ikata ibyatsi hano, aravuga ati wa gakobwa wese urabibabwira, uraba wagezeyo. Ubwo yahise amwirukaho n'ikimashini ngo amwice, namwe murebe ukuntu abantu bavukana bapfa imitungo. Ubwo musaza wabo yari ari kubarebera kure, arangije avuga ati uzi ko kiriya gikobwa cyasaze we gishaka kwica murumuna wacyo. Yahise yirukanka ngo atabarire ku gihe. Ubwo ibyo nibyo uyu musore yaganirira gushinzwe umutekano. Arangije aramubwira ati umukobwa rwose ntabwo umuntu agira, mumutware mu mufunge. Ubwo mukuru wa Paula yasigaye ababwira ati n'ubundi namwe ntacyo bizabamarira, muzakomeza muba batindi. Ubwo musaza we yaramubwiye ati wa gakobwa rwose baye nibagutware. Umukecuru arangije asigara arira ati gute nabyara umwana nk'uriya koko, ati ko nari nzi ko nabyaye abana bazima, ati ndabinginze rwose mwe nimuzangane, niba ari n'ubutunzi muzabureke ariko mukomeze mube inshuti pe. Musaza w'umukobwa arangije aravuga ati mama twe rwose ntutugireho ikibazo, ntabwo uriya mutima mubi nk'uwa mukuru wa Paula twawugira. Ubwo umukecuru yarishimye, abana barishima. Paula arangije ashimira musaza we ati rwose ndagushimiye kuba wanabaye, iyo ataba wowe mba napfuye. Kandi koko mwibuke iyo ataba uyu musore uyu mukobwa aba yapfuye. Ubwo umukobwa yahobeye mama we, bose basigara bishimye, bari babonye amabuye bagiye kuyagurisha ubundi bakiberaho neza. Umukobwa arababwira ati muhumure rwose, ikirimo hano ntabwo tuzigera twongera gukora mu buzima bwacu. Ubwo umukobwa yarafunguye, barebyemo basanga wa mukobwa yari yamaze no kuyagurisha, hari hasigaye amafaranga gusa. Umusore arangije avuga ati ayo mafaranga yose ni ayacu. N'umukecuru ati nta yacu se koko. Umusore aravuga ati mane yanjye tugiye gukira noneho ibi bintu nibibaho. Ubwo bari biboneye amafaranga kubw'amahirwe umukobwa yari yanayabagurishirije. Ubwo bose barayambiranye barishima, ndetse ari naho ngaho inkuru yacu isoreza. Mushimira we wadukurikiye guhera ku ntangiro, ibuka gukanda subscribe, like ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment. Turabakunda cyane, bye bye.